reka nanjye mbabwire izo zaje zisanga iwacu muraho neza, muryango mugari mudutwara umukobwa namwe muraho. Cyabazaniye nuko dutwara umukobwa kandi n'ubundi muramucyuye, ariko icyo mutazi cyo nuko nawe yabishakaga kugenda. Koko utibanza rero bitera amazinda yeni rusumo miturwa musatiriza intwari nazibereye intwarane tuye muri meto tujya kurwana amazi mu eto intwari nkonyagira ingoga maze abanyabwoba ndabaseka nk'abandi umugabo w'umugore wanjye umwe rukumbi. Reka twivugira amazina y'inka rero. Nyamucyo sharamanzi nyamamare badasingiza ibinyoma rwa mbunga na rusize n'amanimera abahizi impingane bita shebuja w'imanze. Iyo nza gukamirwa mu njora amabere injurunga kirazira bakoyanze kubyara inyuma y'ibirare jitabyara ibirarashyamba kirazira. Ubwo muri ruguru iwacu nasanze umwari ndamubaza ni n'igiki gishimisha abari mu Rwanda, atihaga mushumba nakiza ngo gukobwa ugasabwa ababyeyi bagutegeye urugora abandi bashanadishije. Sinzambariye mbesha ngo nanga yica umushumba kirazira, bamwe yacara imwirahire ku gicanira inkongora ikubita ijanja erega n'ubundi nyina arabarwe. Batindi berutse gutuka inka zibacunga ziragacika imirizo, sibwo bikubise baje gusaba ikivuguto kumva umuhungu wabo yaraye ku munigo w'umwumbati hiha. Bambura Imana mbyutse ubukombe zirimo inyagira suku ngizo zambuje guhinga nkigira kuragira he zazishora kandi nzazibangurira. Uzaza urebe ngabo yica abagome ikaramya abagabo ikaremereza n'abari ku ruhimbi, yanze kuryamira ikibega kugira ngo batayirebera ikibera igasambura. Uzaza urebe inka z'iwacu ntago ari za zindi zikamwa dunyina, iz'iwacu zikamwa dumbura. Za nibyo byatsi by'amasugi nazo zirabimenya ko zigiye gutanga umukamo ushimishije, ubwo nanjye ndika ngaca bugufi nkizihirwa n'idumbura. Urumva inka z'iwacu zitanga umukamo ushimishije, musaza we icyo kivuguto kimurenda gusosomera, nawe ucacu wakinyweye kikamurinda amazina, nawe inkumi yakinyweye kirinda kugumirwa kikayirinda n'amabinga. Aranywa mubonanye kunywera mu migende yo kwa Mungo, burya inkongoro zo kwa muganga ziravuma yanga batutira ngo nibaturana. Yanga urugo ruvuga umuhoro mu gitondo rwavuze umugabo yiziga bitagirimo umuntu umugambo wo muri muntu umunyanika byara umunyana n'ivura y'urutuma mitarwa musatiriza intwari nazibera inkoneke kuri meto tujya kurwana amazi meto y'intwari nkonyagira ingoga maze abanyarwanda baseka bumvishe uko nzivuga bagira ngo kubiswa n'inkuba. Burya ndi rudakangwa n'ibigerageza umwa satani yagabye ibitera indwara ikaba gusenga. Bumvishe uko nzivuga bagira ngo kubiswa n'inkuba. Burya ndi gatondo umugabo ndahamye igituza cy'umunihiro ndindare mugara natona umutunga tukikanga n'umugabo sinirajyayo n'ikimanyimanyi ndi umugabo umugore wanjye miruko imundo zinga murakabyara akiri umuntu. Ntabwo nakubwira ikikora n'ukugana ukuboko nubona wisumena inyota mvanyemo hano Imana imugishe. Uyu mubyeyi ndamukunze cyane, hari aho tuherutse kujya tuvuga amazina y'inka agiye kubona mbona umusaza ateruye igicupa cy'amazi amubwira nayo nzayanywa naruhama, ariko reka ngushimire kubonye inyota mfite. Data mubyeyi mwiza, yemerera mumenyeshe ko ubutumwa wampaye nabugejeje amahoro, nasanze umusaza mwiza w'imfura maze musaba gucukiza nari ngejeje. Yemerera umurekura aka gakudu kamera umugisha maze nkomeze njye kuragira. Urakoze cyane, nubwo zidasa ariko zifitanye isano, ndazivangavangira mu nda nizitera akavuyo nzisohoye. Murakoze murakagira Imana.